turakwitabye karamenya gasana nga kuri buri munsi kuko duhamagaye ku mpuhwe zawe ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Yesu aradukunda kandi arashaka guturokora kuri uyu wa gatatu w'icyumweru cya kabiri cya Pasika tariki 27 Mata 2022. Isomo rya mbere mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 5 umurongo wa 17 kugeza ku 26. Intumwa zikomeza gukora ibitangaza byinshi muri rubanda, no kumuhereza bitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe bose, ari byo kuvuga mu gatsiko k'abasaduseyi, bashengurwa n'ishyari, bafatisha intumwa bazishyira mu buroko rusange. Nyamara muri iryo joro umumarayika wa Nyagasani akingura inzugi z'uburoko abakuramo, maze arababwira ati, nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda amagambo yose azabahesha ubugingo. Ngo bamare kubyumva, mu museso binjira mu ngoro batangira kwigisha. Umuhereza bitambo mukuru kimwe n'abari kumwe nawe baraza, bahamagaza inama nkuru igizwe n'abakuru bose ba Isiraheli, niko gutuma ngo bajye gushaka intumwa mu buroko. Abagaragu baragenda, ngo bagere mu buroko ntibabasangamo. Nuko baragaruka barababwira bati, twasanze uburoko bufunze neza n'abarinzi bahagaze imbere y'imiryango, ariko dukinguye ntitwagira n'umwe dusangamo. Ngo babyumve, umutegeka w'ingoro n'abatware b'abahereza bitambo barashoberwa, bibaza uko byabagendekeye. Ariko haza umuntu arababwira ati, dore ba bantu mwari mwarashyize mu buroko bahagaze mu ngoro kandi bariho barigisha rubanda. Nuko umutegeka w'ingoro ajyana n'abagaragu be kuzana intumwa, ariko batazakuye kuko batinyaga ko rubanda babatera amabuye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 34. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nzashimira Uhoraho igihe cyose, ibisingizo bye bizahora ubudahwema mu munwa wanjye. Ishema mfite ryose ndikesha Uhoraho, ab'intamenyekana nibabyumve maze bishime. Nimwogeze Uhoraho hamwe nanjye, twese hamwe turatira izina rye icyarimwe. Nashakashatse Uhoraho aransubiza, nuko ankiza ibyankuraga umutima byose. Abamurangamira bahorana umucyo, mu maso habo ntiharangwa ikimwaro. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva, maze amuzahura mu magorwa ye yose. Umumarayika w'Uhoraho aca ingando hafi y'abamutinya akabagoboka. Nimushishoze maze mwumve ukuntu Uhoraho anogera umutima, hahirwa umuntu abereye ubuhungiro. Umunyabyago yaratabaje, Uhoraho aramwumva. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani umutwe wa 3 umurongo wa 16 kugeza kwa 21. Yesu akomeza kubwira Nikodemu ati, Imana yakunze isi cyane bigeza aho itanga umwana wayo w'ikinege, igira ngo umwemera wese atazacibwa, ahubwo agira ubugingo bw'iteka. Icyakora Imana ntiyohereje umwana wayo ku isi ngo ayicire urubanza, ahubwo agira ngo akize isi. Umwemera wese ntacirwa urubanza, ariko utemera abaciriwe urubanza, kuko atemera izina ry'umwana w'ikinege w'Imana. Dore urwo rubanza urwo ari rwo, nuko urumuri rwaje mu isi, abantu bakikundira umwijima kuruta urumuri, kuko ibikorwa byabo byari bibi. Koko rero ukora ibibi wese yanga urumuri kandi ntarwegere, agira ngo ibyo akora bitagaragara. Naho rero ukora iby'ukuri ajya ahabona, agira ngo agaragaze ko ibyo akora biba bikorewe Imana. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo wazutse naganzi wacu, tumubone tumwereke abandi buri munsi. Ya mvugo igira iti, ngo ihene y'inkunguzi aho gukurikira umushumba uyigaburira ubwatsi butoshye, ngo yo ikihitiramo gukurikira mucoma uyotsamo nka brochette, nako ikirura kihekenya. Kandi byaba kwanga urumuri ngakurikira umwijima. Bana b'Imana niduhitemo neza. Hari ubwo Imana idutereka imbere ubuzima, twebwe kubera amashagaga, ifemba ry'ibintu, tugahitamo urupfu kandi tutabizi, aho guhitamo umugisha ngahitamo umuvumo. Muri aya masomo tugiye kureba ibyiza Imana ijye gukorera aha hantu kubemera, aho abahakanye barwanya bemera, ariko kubera Imana ntibacogore bagakomeza bagatwaza. Bityo natwe tuze kuguma hafi aha ngaha kuri buri munsi, tugendane n'Imana, duhitemo neza, duhitemo igikwiye, duhitemo Imana, duhitemo Yezu, tumenye amasiri Imana igende ducira buhoro buhoro imbere y'abagome, imbere y'abagiye kutugirira nabi, abanyeshyari bashaka kutugirira nabi.
erezoma kubw'amahirwe. Imana buri gihe iba ihari. Imana ntishobora gusiba cyangwa ngo ukerererwe. Imana nubwo twaba turi ahantu hakomeye cyane, inzira z'inzitane dareze pasi, Imana ifite inzira nyinshi tunyuzamo ngo ugire gute, ngo iturokore. Iturokore iki? Iturokore urupfu. Yaba numviraga Imana mu bimenyetso impereza byose, nabaho neza. Aya masomo araryoshye cyane. Hari ahantu hari ibibazo ariko hari n'ibisubizo, aho tuza kubona nyirizina umukiro, uburokorwe, inzira z'Imana inyuramo yewe rimwe na rimwe zigoye iza kudukiza. Ubwo tujya kuzirikana ku ngingo nziza igira iti umugambi w'Imana ni uwo kudukiza, c'est pour notre salut. Mu isomo rya mbere nyine muri uyu mugambi w'Imana wo kuducungura, wo kuturokora, twumvise uburyo Imana yarokoye intumwa bari bazifunze kandi badadiye bikomeye. Bazira iki? Inkuru nziza. Nuko Imana ikohereza umumarayika wayo ngo azibohore, maze umumarayika arababwira ati nimugende muhagarare mu ngoro y'Imana, maze mubwire rubanda ayo magambo yose azabahesha ubugingo. Amen. Ako kantu ubugingo, le salut, la vie. Bakristo bavandimwe, Imana ntiyiburira. Mu nzira zose twohereza abamarayika b'abarinzi kugira ngo batubohore. Imana ifite inzira nyinshi inyuramo ngo ize kudukiza. Rero nta kwibeshya, nta muntu w'isi wazitira umugambi w'Imana. Umugambi w'iki? Wo kudukiza. Ntawabigerageza ngo abishobore, kuko uyu mugambi uremereye cyane ku buryo agatwe kanjye n'akawe utakwirwamo. Ndakubwiza ukuri, nubwo wateka ibuye rigashya, nubwo waba wavuze ngo wabonye intama yabyaye ihene, ndakubwiza ukuri, iyo Yezu yavuze yesi ntawe ushobora kuvuga no. Rero abanyeshyari musubiza amerwe mu isaho, muribeshya cyane, kuko Imana ijya buri gihe ku ruhande rwande rw'urengana, umunyabyaha ufunzwe, uwakatiwe, yewe twahinduye ruvumwa, ngo igire gute, imurenganure, imurengere. Nk'uko no mu bya Zaburi yabigarutseho ati umunyabyago yaratabaje, uhoraho aramwumva. Amen. Ku ruhande rwande, ku ruhande rw'umunyabyago niho Imana ijya. Bakristo bavandimwe, uwo mukiro, ako gakiza ni Yezu Kristo ubwe, akaba nawo umugambi w'Imana. Niyo ntumbero ya Yezu Kristo hano ku isi. Nicyo cyazanye Yezu hano munsi, yaje kugira ngo aduhe ubugingo, kuko twabizirikanye mu ivanjiri y'uyu munsi. Nuko nyine twebwe twikundira urupfu kandi yaratuzaniye ubugingo, tukikundira umwijima kandi yaratuzaniye urumuri Yezu Kristo. Yezu rero ntabwo ari kuri Karuvariyo gusa yerekaniye urukundo, cyagihe nyine yadupfiraga ahangaha ku musaraba. Ahubwo Yezu kuva yaza mu isi, kuva yavuka, apfuye kandi akazuka, ubuzima bwe bwose bwabaye incungu yacu. Igihe yitanga ngo dukize, l'incarnation, la prédication, mort et résurrection de Jésus. Ibyo ni ibihe byose Yezu yanyuzemo ngo dukire, aducungure, arokora ubuzima bwacu. Bakristo bavandimwe, tujya twumva ibigereranyo byinshi bigaragaza ko Imana itanga ubuzima bwayo, nk'uko tujya tubyumva mu ivanjiri. Ibigereranyo ni byinshi. Hari igiti cy'ubugingo, inzira y'ubugingo, isoko y'ubugingo, igitabo cy'ubugingo, umugati w'ubugingo, n'ibindi byinshi bivuga ku bugingo. Imana nyine itanga ubugingo, bitwereka ko Imana ari urukundo kandi ko yaturemye kubera iki? Kubera urukundo, kugira ngo iducungure. Twaremewe kuzajya mu ijuru twese. Nuko n'ubundi kubera urwo rukundo, Imana ikatwohereza umwana wayo w'ikinege ngo aducungure, kugira ngo tugire iki? Ubugingo bw'iteka, la vie éternelle. Nuko rero bakristo bavandimwe, ntabwo Imana idukunda ko turi beza, ahubwo tuba beza kubera ko Imana idukunda. Ako kantu babyeyi, bana b'Imana, iyi mpano y'ubuzima dufite, Imana yiduhaye irakomeye pe. Rero ntidukayifatisha imoso. Imana yaturemye nari iducungura, car créer c'est sauver. Yamvuga igira iti ntawe ukomera atarabanje gukomereka. Na Yezu kugira ngo aducungure, mwagiye se ngo yakomeretse gake? Reka da, ibikomere bitanu ibyo tubona byagiye hagaragara, ariko Yezu yari yarashize. Yezu yarashize kugira ngo dushishe twebwe. Bana b'Imana, tumenye neza inzira y'ububabare niyo Imana inyuramo ngo itubabarire. Ese ngewe iyo ngeze mu byago, agahinda, inzara, ubukene, ibibazo, ibyo byago byose, ayo magorwa, aho ngaho sinjya ninuba, kandi wasanga ariho Imana yahisemo, yihitiyemo ngo nkize, ikize n'abandi, ikanyura aho ngaho kugira ngo nkize. Hirya kure cyane muri Afurika, mu gihugu kimwe, umugabo yari umuhanga, yarize bikaze cyane, yari dogiteri uvura mu bitaro, ariko ikirenzeho yari umukire, ariko ari n'umukristo. Ariko kingiye kuvuga cyo kirakomeye, ngo yari afite uburwayi bwamunaniye, wagira ngo yavugo y'ikilatini
yari yamwujurijweho bati medice tekura ipsum medecin guéris-toi toi-même. Muganga banza wivura ubwawe. Aha, kuba uri muganga ariko ufite nawe indwara wananiwe kwivura. Rero uyu mudogiteri, muganga mukuru, yarwaraga indwara ikomeye cyane, munyihangane ngiye kuyivuga. Iyi ndwara yamukoze gisoni mu bandi, yitwa igicuri. Iyo ndwara ndababwiza ukuri ngo yari yaramuzengereje, kuko akenshi nyine yamukoze gisoni. Yaramufataga akamera nk'ugiye muri koma, wapfuye pe, ku buryo yazanzamukaga nawe atazi ahari, atazi ibyo arimo, atazi aho bamushyize, atazi uko byamugendekeye. Dore ko nyine rero n'umukristo agahora abaza Imana impamvu ari we yahaye uwo muzigo, ubwo bushikamirwe bumeze gutyo, umuzigo uremereye nk'uwo nguwo, mu gihe abandi bari kwidegembya bamerewe neza, wagahora muri ibyo byago, agahora yitura hasi. Ninde waguye? Ni muganga, dogiteri. Agahorana ibisebo n'ibisebe bitabuze, uko kwitura hasi nyine. Ibyo bikomere babyeyi, nirinze kuvuga bya bikomere, ariko ntawemeye gusenga, ndetse rimwe na rimwe ubwo burwayi bukamufatira mu isengesho. Yagiye gusenga, nuko nyine aho umufatiye akitura hasi akaryama. Rero yageraga Imana aho hafi nyine hakamugira neza, watambukaga wenda akaba yamwitaho, akamubyutsa, akamugira neza. Rero iyo ubwo burwayi bwamufataga nyine yameraga nk'uwapfuye, uwo muganga rero agahora mu gahinda kadashira, akavura abandi bagakira, ariko we ntakire. Kandi byaba babyeyi, ako kantu karababaza pe. Ni uko yagatakambiraga Imana, ariko ntagire igisubizo gifatika abona ku Mana, ariko ntarambirwe gusenga. Ngo umunsi umwe rero abagira nabi muri icyo gihe baje kubahiga ngo babice. Umuryango we wose ndetse n'izindi nshuti bahigwaga muri icyo gihe bari barahungiye iwe. Dore ko uyu muganga ubusanzwe yari umuntu mwiza, ufite umutima mwiza, uzi kwakira abantu neza, abantu benshi bakamwibonamo. Nuko rero imbaga nyamwinshi iza guhungira iwe. Ubwo muri icyo gihe babakingira mu gipangu, batangira kubica umwe umwe. Dore ko muri icyo gihe ngo abagira nabi wabaga wishe umubare nyamwinshi w'abantu, ngo yagombaga guhembwa kurenza nyine abandi. Rero abagira nabi mu kunyarutsa muri wa mugambi nyine w'ubwicanyi, bageze kuri wa muganga, muri ako kanya ndwara y'igicuri iba yamufashe, basanga we yahwereye. Nuko umugira nabi wose umugezeho akagira ngo undi niwe wamwishe, nuko ntibirirwa banamukoraho. Nuko abagira nabi babonye bose abantu bamaze kubica, abagira nabi bahita biruka bagiye guhembesha nyine nk'abarangije ikiraka. Ikiraka cyane babyeyi, nirinze kuvuga ikiraka cya shitani. Bumvise hose barangije nyine baragenda. Nuko hashize nk'isaha, wa muganga w'umunyagicuri arazanzamuka, kuko byari bisanzwe kuri ubwo burwayi nyine hagera igihe nyine akongera akazanzamuka. Agiye kureba asa n'uwahamutse, asanga niyo gusa usigaye uri muzima aho hantu. Abo bari kumwe bose babishe. Nuko ariko muri wa mutima we mwiza agenda atambuka kuri buri wese. Nuko wa muganga agenda abonamo abakiri guhumeka bake bake, nubwo bari bakomeretse bikabije. Nuko atangira kubavura nk'umwuga we nyine yari amenyereye, atangira kuvura nyine abo batarahwera, mbese akuramo benshi bashoboka arabavura. Nuko abandi batakiri guhumeka akabitaho mu cyubahiro. Nuko muri uko kwita kuri bagenzi be, dore ko buri munsi yagombaga kubaba hafi no kubahishira, akabavura rwihishwa. Aha mwumve icyakurikiyeho babyeyi. Guhera ubwo ya ndwara y'igicuri niyo ngiye kumufata kubera Imana. Yewe nanone aracyavura abarwayi, imyaka ishize ari myinshi avura. Voilà les grâces du moment, les temps de grâce. Hari abantu benshi bakirira mu kwitangira abandi. Umva abahanga ari ubwo batemera bene ibi bitangaza, ariko Imana irakora kandi umugambi wayo ntawe ushobora kuvuguruza. Urakoze Yesu, imigambi yawe si nk'iy'abantu twebwe. Akaya ndirimbo ngo Mana uri igitangaza, ibyo ukora byose ni ibitangaza. Reka ngushimire koko, niboneye ubwawe ko ari wowe ufite ukuri. Amen amen. Imana ni ifite ukuri. Iyo tunyujije ahantu h'inzitane h'ingorane, ibizi n'ukuntu izatugorora. Kubera iki? Zampuwe zayo. Ndababwiza ukuri, uyu muganga dogiteri nyine yasigaye yibaza impamvu atapfuye. Byibuze nubwo hari bamwe bapfuye, ariko hari abandi yashoboye kurokora, kuramira. Icyo gitangaza kiramuyobera, ahereye kuri ya ndwara y'igicuri yahoraga yijujutira Imana, kuko Imana yamugenzeho. Aha, izira z'Imana agatangaza ababyeyi. Bakristo bavandimwe, Nyagasani ntashobora kukwibeshyaho akurema, ndetse no kugukiza. Yewe afite inzira nyinshi nyine. Nyagasani agushyira ku isi afite impamvu yawe bwite, hari ubutumwa aguhereza. Nta bundi rero ni ukumukorera
no gukiza abandi. Kabone nubwo wakiza umuntu umwe gusa, umwe rudori, ukamuha ubuzima, burya misiyo yawe iba yarangiye kera, uba wayirangije. Nabwo ndakubwiza ukuri, iyo wishe umuntu umwe, c'est trahir ta mission et la mission que Dieu t'a donnée. Uko ni nko kwiyanga no kurenga ku butumwa wahawe, kuko nyine tuberaho kugira ngo dutange ubuzima nka Yesu muri Yohani 10:10. Ut vitam habeant pour criser quoi? Pour criser la vie. Kugira ngo bagire gute? Kugira ngo bagire ubugingo. N'ubugingo kandi bwiteka. Umufaransa we ati a quelque chose malheur est bon. Aha, muvandimwe, no mu byago ujye uhabonamo ukuboko kw'Imana, mu burwayi bwanze gukira, mu bibazo byanze gukemuka, aho se ujye uhabona Imana, kuko Imana ishobora guhanyura kugira ngo izigukize. Imana ifite inzira nyinshi, ifite nk'inzira yo igihumbi yakunyuzamo, yanyuzamo umukiro wayo. Imana ifite uburyo bwinshi yakurokoramo. Ishobora kwifashisha ibitambambuga, igakoresha yewe n'abakontre succès n'abagira nabi, ikagira n'uburyo ibakoresha. Bagutambukaho ntibakubone, bakagira ngo wapfuye, kandi uri muzima. Imana ari aho yakwerekeje, ukarwara igicuri kugira ngo Imana ize guhatambuka yigukize. Wamara gukira nawe ukagira gute? Ugakiza abandi. Ikaba yakwifashisha ibyago, ikifashisha n'uburwayi yawe bwanze gukira, cya gicuri twavuze haruguru. Ariko umugambi wayo ari ukugukiza, gukurokora, hanyuma nawe wamara gukira ukazakiza abandi. Wamara kurokoka ukazarokora abandi benshi. Wabonye Yesu? Yego namubonye. Ngaho nawe umwereke abandi. Aha, nkuko tugomba kubera na bagenzi bacu umuyoboro w'umukiro, tukababera abagira neza, tukababera abakiza, des sauveurs comme Jésus, comme médecin, nka muganga nyine. Mu isomo rya mbere twumvise hagaragazemo igitangaza cy'Imana ikoresha umumarayika ikarokora intumwa, igafungura imiryango yidadiye. Ubwo abakuru b'umuryango bari bafungishije intumwa kubera ishyari ry'uko Yesu akomeza kwamamara, akomeza kuvugwa. Rya zina rya Yesu riri gukora ibitangaza. Yesu uri gitangaza. Intumwa rero ziri mu butumwa, ziri gukora ibitangaza, none barazifunze. Ariko umumarayika wa Nyagasani arazirokoye, zikomeje iki? Ubutumwa. Bitwibutsa ko nta muntu uburizamo umugambi w'Imana. Yesu umwana w'Imana, mba kwakira neza inzira unyuzamo buri munsi, cyane cyane inzira y'imibabaro, ngumenye buri munsi, ngumenyesha abandi buri munsi, bitume ndushaho gukwegera no gukwegereza abandi buri munsi. Urakoze Yesu. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu. Ibintu ni byinshi bitabigikwiye